nigeze niga amagambo avuga ngo ushatse gukora Uwiteka uyu munsi ukabisubika ukabishyira ejo ngo kubera ko hari impamvu wagize ejo nushaka kubikora uzasanga hari izindi mpamvu noneho zirenze imwe ya yindi zigiye kuba ebyiri noneho ugomba gukura mu nzira nugira icyumweru impamvu zo kudakora Uwiteka zaba zimaze kwikuba kangahe karindwi ngo igihe cyo gukora Uwiteka ni icyaryana ni icya none ni iki Imana yashakaga ko umusaraba w'i Karuvari wererezwa binyuze mu gitambo kivushijwe amaraso cyashushanyaga Yesu uzaza agapfira ibyaha by'abari mu isi. N'icyo Uwiteka yashakaga. Ntabwo yari buze abandi yazamura ikabageza muri uwo mwanya, na Farawo yari awurimo ariko ntacyo yari amaze. Ntabwo yari buze abandi yaha umwanya nk'uwo nguwo akarya ku mafaranga akarya iby'igihugu cyose, igihugu cyose kigajya kimupfukamira. Ntabwo Uwiteka yari ababuze. Ujya kuva mu Rwanda ukaza muri iki gihugu aho waherewe imigisha, murabiva neza. Ntabwo Uwiteka arananiwe kuzana uriya mwene wanyu uzi urimo kwakurupisa muri mizera buri cyagaburira abana be, yirirwa gutakira ngo wanyohereje n'iki, wanyohereje 30 wangiriye neza. Ntabwo Uwiteka arabinaniwe kuba ari we yazana. Ariko kubura uri umuntu w'imbwa utagira icyo umaze, nacyo ni ikindi kibazo. We siya muruva neza, muranyumva? Imana ari mutegerejemo ngo wowe Yosefu umaze guhabwa byose. Basokuru wanyu bagize hano bagira ubwoba, baratinya. None ibyo batinyaga ingabo ni izawe, ibintu byose ni ibyawe. Umuntu wanyu bakagombye kugira ubwoba ni umwami, nawe yaravuze ngo ubugiye kwegama igihugu kibaye cyande kibaye cyawe. None rero ibyo batinye we bikore. Muranyumva neza? Erereza Imana, erereza Karuvari binyuze ku musaraba w'i Karuvari. Erereza Karuvari, erereza Yesu, sobanura ibye binyuze mu gitambo abantu bose babimenye. Mumbwire niba byarakozwe cyangwa bitarakozwe. Kwasubije umuntu umwe? Yemwe ni munsubirize cyane. Byarakozwe ntibyakozwe? Nanjye nimushakira impamvu yatumye bidakorwa. Mu nzira Aburahamu yarabwiwe ngo uraramukuvuze kuri Imana ku Banyegiputa bafite indi mana, Farawo biragenda bite? Banyiyicira. Murabyumva? Agira ubwoba. Arahagera asanga ingabo zaho ziteye ubwoba kuko nizo zari za mbere ku isi. None izo ngabo undi we niwe usigaye uziyobora. Turagendana? Nimunshakire impamvu yatumye atabikora. Uyimbwire. Ibyago byose uburiya bwoko bwagiye buhura nabyo twajambuye mu mateka. Insiriri yose naho ngaho yakomotse. Murumva? Insiriri yose naho ngaho yakomotse. Ambasaba ikintu kimwe. Uzirinde ko hari umwanzuro wageza ubwo ugufatirwa. Sinzi aho waba uvuye, sinzi ababa bawufashe, ariko ubu bwoko nabwo murabyumva gutinda gufata imyanzuro yo gushyira mu bikorwa ibyo basabwa n'icyabazanya aho ngaho byageze ubwo bafatirwa ibyemezo. Uti byagenze bite? Niba bananiwe gukorera Uwiteka, niba ntacyo bibwirije ngo buzuze inshingano z'icyo bahamagariwe, bagapfa bakarimbuka n'ubundi ntacyo bamaze. Aka turimo kugenda bagapfa bakarimbuka kuko n'ubundi ntacyo bamaze. Tugire mu kuva, turi ku mateka. Kuva igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo dusomere vare. Igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo Hitler iravuga ngo umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira iki? Niza amagambo avuga ngo kuki abagize imbata. Yashyizeho ibyo bita corve mu Gifaransa, ibihano by'indengakamere. Murumva iyo kintu ngo yabikoreye iki? Ubu bwoko bushobora kuzatwiganzura rimwe bukatwirukana no muri iki gihugu cyangwa se bukatwica. Ubwo mwumve none tubigenza dute? Bakora inama
baravuga ngo reka tubamare duhereye hejuru. Abagabo tubashyireho uburetwa bazajya bakata urwondo bazagwemo. Murumva icyo kintu babushyiraho, maze barabwira ngo mubukaze ku buryo uzajya agaragaza ibikorwa cyangwa se isura y'uko yananiwe mumwiciremo aho ngaho. Mugenzi we najya kumuterura nawe mumwiciremo, kandi ugiye gukuramo iyo ntumbi nawe mumwiciremo. Bamukatane n'urwondo, tubice gake 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 ku buryo bazisanga abagabo bose bo muri b'Abanyegiputa babisire bose twagenze tutera twabamaze. Urumva iki? Bazisanga Abanyegiputa bose basigaye bareba umugabo wo mu Isirayeli bakamuhiga bakamubura, bakaba nk'ikintu kitagaragara kitabaho. Barabishe barabarangije. Saho byaciye gusa. Umurongo wa 15 aravuga ngo iki w'icyo gice cya mbere cyo Kuva. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bagenza bati. Strategy ya mbere ngo twica abagabo. Murabyumva? Ariko abo bagabo bashobora kuzaba barateye inda. Murabyumva? Kandi kazavuka mu mezi 9. None ahubwo reka twica base duhere no kukana kazajya kavuka ari agahungu nako tunige. Umva bashyiraho system yo kubica bahereye hasi na hehe no hejuru. Ariko Imana niyiburira nayo, Imana ntabwo yiburira. Barabanigaguye ye kuko igihe cyo kuvuga kwa Mose mwiza amateka muri iki gitabo cyo Kuva avuga ngo we yaravutse avuka ari ninjoro nyina ajya kumuhisha mu rufunzo akajya arindwa na gashikike. Murabyibuka? Bigaragara ko icyo gihe inkota yavuzaga ubuhuha mu buretwa mu byondo barimo gupfa mu rugo bagacunga umubyeyi maze kubyara, yamara kubyara tuduhereza kana bagahita bakica kuko batari byemere ko umuntu abyarira mu rugo. Murabiva neza? Yagomba kubyarira kwa muganga kubabyaza, nibo bari barahawe misiyo yo kubica. Ceceka. Ariko ababyeyi byabaye ngombwa ko baza gufasha abagabo mu bibazo bari barimo byo gukata ibyondo. Bifatanya n'abagabo babo bakajya babazanira amazi, bakabazanira inganagano, wenda bo bagakata, bakabumba, bagaterura n'amabuye kuko nibo bubatse ziriya piramide. Murabyumva? Nisa amagambo muri histoire mu mateka avuga ngo kugeza ubu aba engineer nukuvuga abantu abahanga mu by'ubwubatsi ntabwo barumva imbaraga muri ya bwoko bwari bufite ku buryo bwateruraga ibuye ripima kinuza itoni bakarizamura hejuru. Ibi bintu bakoresha gati ubu ngubu hari ibyuma bibasha guterura ikintu gifite uburemere bugana kuri toni, ariko bakibaza ngo ko nta byuma biterura byari bihari. Icyo gihe bakoreshaga ubuhe bwenge, bakoreshaga iki kugeza ubwo bafata ibuye ripima toni bakarizamura bikajya kuri metero 10, 20, 30, 40 rikazamuka hejuru bubaka amapiramide. Murimo kubyumva? Na nubu icyo gisubizo ntikiraboneka. Ariko Imana ifite uburyo yigaragaje. Murabyumva? Ngo turica abavuka twica base na banyina. Murabyumva? Umugore agatwita inda akayihesha akayikoreraho. Noneho kuko ngo bari barabategetse ngo bazajye bajya kubyara kwa muganga. Murabyumva? Igitangaje nuko ngo ubwo buretwa kwirirwa bagenda batunda amazi, batunda inganagano, birirwa muri ayo makuruse. Haryo yo mwebwe mutwite mugeze igihe cyo kubyara, iyo mugeze kwa muganga ibiste bitangiye kugukubita bakakubwira ngo isaha niziragera, ikintu cya mbere bakubwira ni iki? Ngo ugende ukatire hariya, wongere ukatire naha, wongere ukatire naha kugira ngo uze koroshya umwana abone ukwatsi. Ko barabwirara? None Abisirayeli rero ayo matizi bo bayakoreraga kunganagano n'ibyondo nako ninuza n'amazi, bakirirwa muri kuruse bikoreye. Nguko bikoreye, murimo kubyumva? Buriya wigumiye hamwe gutya umwanya mugomba kunyuramo usa naho ufungana, ariko iri mu masiporo, murabyumva, umwanya uraguka. Umwisirayeli afatwaga n'ibise akiri mu rugo, akana kakaba karaturumbutse tayari
abari bategereje ngo arabyarira kwande kwa muganga ntabakihabyara. Ndashima Imana ko iyo abantu bafashe ibyemezo by'icyo bakora, Imana nayo ifata ibindi byemezo kandi ikagira inama ubwoko bwayo kandi ibintu bikagenda neza. Siko bimeze ra? Imana rero birabarengeye, ibintu byaje gukomera. Bimaze gukomera, Imana iratabara. Ngugeze itera bwagenje yaratabaye. Utiyatabaye mu buhe buryo? Niyo nzo badusomere Kuva igice cya 2:23. Kuva 2:23. Titre iravuga ngo iki? Abisirayeli batakira Imana irabumva. Abisirayeli batakira iki? Ko reka babwire. Uriya vare Wotakotane batangiye kumena amaduka bene wa. Yabinje mu iduka rya mbere bakamena, irya kabiri bakamena, irya gatatu bakamena. Wicaye hano Blanche cyangwa Serum, urabizi ko utari umwene gihugu. Ingoni kubisa mukeba nyamune kugenza. Wirenze urugo mutuze mwicecekere mwange gusenga no kuba imbere y'Imana. Aya bandi batangiye kuyamena, wicara ubizi. Umwuka mwirirwa mumva mu bene gihugu bahangaha ni mwiza ni mubi? Ni mubi. Mozambique iyo nkubiri isa naho irangiye, ariko bakoze ikintu cyo gusahura no guhombya bene wacu burundu. Abisira babona kaga kabugarije, barangije ngo batakire iki? Imana. Siko batubwiye? Dusomera umurongo igice cya 3, titre yaho haravuga ngo iki? Imana ibonekera Mose Yego mu gihuru cyaka umuriro. Yari igiye kumuha iyihe misiyo? Kandi magambo yari itoranyije umunyabyaha muri abo bantu, ariko bagize amahirwe yo korererwa atararewe mu byondo. Itoranya umunyabyaha maze imugira umuyoboro mwiza wo kuzakiza bene wabo sindambi. Urumva icyo kintu? Igize umuyoboro mwiza wo gukiza Abisirayeli ikoresheje umunyabyaha w'Abisirayeli mwene wabo. Atuzamuka, uzamuka, ugende, ukize bene wabo. Siko biri? Hano rero tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane. Yewe sinzi aho biva. Imana imaze guha imbabazi umuntu yumva ibyo yakorewe, yabivuga, yumva yabwiriza abantu ijambo ry'Imana, ntabagitinya, abayubahuka cyane, ukabirwaho yambaraga yoyoke bikagushobera. Iki kintu kigurutsa ni iki kuko cyo kintazi kigurutsa imbaraga bayavutse mu muntu, yumva muri bo yakorera Imana. None igihe ubwo cyo kwikora kigeze amaze kugwiza iby'Imana, arimo kwiga cyane no gusenga arabisobanukiwe, kandi nibwo ari ikiya kintu kibazi z'Imana, yambaraga ikabiragiye biterwa n'iki? Nigitangaje Mose yashatse gukoresha imbaraga ze ngo akure mu ubwo bwoko muri Egiputa. Murabyumva? Aranabigerageza kuko anigaguye abantu benshi. Mutare buriya muntu umwe ngo niwe yishe, noneho bavuga ngo ni oya yishe benshi uko ngara afite umutwe narawize w'abayiskadro dolamo, abantu bashinzwe ubwicanyi. Yari yarababwiye ngo muwe mujya munekera muri hariya muri buriya bureto, mundebera ikinyegiputa kibangamira cyane bene wacu, mujye muza mumbwire kuko nawe ramusirikana. Bakaza bakamubwira ati Filimine niwe twabonye bakubita, niwe afite ubukana cyane. Nimugoroba Filimine babonye yanyuze, bamushakaje bakamubura, bakayoberwa ikintu kirirwa cyica abasirikare bahehe bo muri Egiputa. Kumbubica ninde? Ngo yarazi ko azabica akabamara ubwo bwoko akabujyana. Munsi umwe aratembera, araza abona ukuntu barimo kurenganya ubwoko bw'Abisirayeli mushingiye mwica, abura uko yagira ahita afata umusirikare baramukasa ijosi, ahita serura igitaka gutya amushyira mu butayu baratwikiriye. Wangegera muzongere kwica, ariko abikora nta bandi basirikare bagenza batera bamubona barigendera. Kazongera agaruke rero asanga wa muntu yakijije umuntu, yayoranye na mugenzi we barimo gutikagurana. Ingumi baravuga ati gusa mwabicucu mwe muragira ababica namwe maragiza mukajya gushondana mukarwana.
umugabo ahagara iruhande rwe ngo arerererere ninde utakuzi se ubwo urashaka kugira ngo unyice nka kwa kundi wishobora munyegiputa warangiza ugahita umutaba abantu bose babiri. Abatanze amakuru abasirikare baraho bati kumbe dufite umuntu w'umusirikare uri muri twebwe niwe uhora yica bene wacu. Direct inkuru yahise igenda igera kwa Farawo ngo uwicaga abasirikare ninde? Ni Mose. Bakurikiranye basanga ni mwene wabo n'abo bantu bari aho ngaho bati mumuhigira hasi kubura hejuru. Umukomando wawe nabo bayabimenye kuko yahise yambuka abaracitse yigira muri Aziya. Arahunze yashaka kubakuzamo imbaraga ze ziburijwemo. Arahunze nageze ahantu agiye asanga utuntu tudusore twigize gagasi ku mugezi turica uwo tubonye tugakubita uwo tubonye amatungo yabo niba bameze. Harabareba atari ko se mwabahungu mwe cyangwa reba ibintu murimo gukorera abantu nk'aba bana b'abakobwa baje ahangaha baje kuvoma turimo kugendana kumva barimo kuvuga ni hazanakura n'umugeni. Murabyumva abana b'abakobwa ko babatanze aha mwaretse umukumbi wabo ukuhirirwa bakavoma bakigendera namwe mukaza kuvoma nyuma. Ubusore buramureba bako kigabo cy'intuza cy'intazi cy'ikinyamahanga uravuga uvuga nyamara mwabareka kuko nibo babatanze akivuga bose bamwashije urushyi. Abatekoze nize gisirikare cyangwa ntacyo nizereka zembereka arabazinga arabakubita arababoha bashyira aho ngaho bagati noneho umva mwabakobwa ni muze muhira umukumbi wanyu. Barawuhira arangiti n'abandi mwese mwuhira imikumbi yanyu utu tugegera turaza kuhira inka zabo nyuma. Ari ndubikora ari Mose. Maze abakobwa baruhiye bamaze kuhira baratashye n'abandi bose baratashye abwira ubwo guhongo ngo namwe mugende mujye kuhira inka zabo. Mwigize icyano aha kugira ngo umuntu azaze mwagiye mutonda ku murongo mukubarize. Abakobwa bageze mu rugo hakiri kare Isa aratangara umusaza witwa Yetiro uti niko bigenze bite ko muje amasaha tumva twabonye umuntu n'Imana y'u Rwanda byagenze bite? Ati yageze abantu bose bateraga ibibazo ku mugezi arabakubisa arabazirika mpaka arana ni nabana tugize n'uruhari kugira ngo inka zacu zitaye kare yana dufashije no kuhira mukabona umuntu mwiza nk'uwo nguwo murimo kumva mwarangiza mukamusiga aho ngaho koko yabagiriye neza mugere mujye kumushaka. Baje gushaka nde? Ahunze iki? Ni generale arahunze yararebye asanga nahungira mu mujyi imijyi yose bari mu mushakemo bamwica. Yahitamo kwigira icyaro. Umva systeme nziza yo guhunga mwarimo yizi iyo wari ikimenywa bose umujyi ukuzi ushatse guhunga neza ujya mu cyaro. Iyo uri mu cyaro uri Rutonde uri mu Bugesera ukabugira ibibazo n'abanyabugesera igihe i Kigali babirangiye uba barangije neza. Abantu b'Urutonde bazi Kigali bazaza kurushakayo ni bande nubwo bafashe umwana ku ngufu urigendera ta. Murabyumva ni nk'ibigoryi byaje kunsakira Kabare Masaka Mbarara na Kampala. Nesa nize Bibiliya nabi ku buryo nge nakora iryo kosa. Maze abasirikare bakambwira ati ibice kugushaka biri muri Kabare birashakisha. Hari n'ibyafatiwe Kabare bifite ifoto yanjye. Ibyafatiwe Kampala ngo birimo kumiga mu mujyi wa Kampala. Kumbi isuka yarambonye ndi ahantu bita mu Bunyoro. Ndashima Imana itanga ubwenge bwo guhunga. Murumva ngira Mose ati kati cyaro ati nujya mu mujyi baragucakira. Ageze mu cyaro umusaza bamumugejejeho ati nguyu wadukije n'uyo ati nawe yigwendetse kumbe ni generale mu ngabo za Egiputa. Mu mugaburire baramugaburira arariye aranyoye aramaze ati wa mugabo ubundi ufite akazi terekada nakazi genze nte waguha akazi ko kuragira ihene n'intama wabikora ati cyane kusetseri ukusetse ubu wowe waguha akazi ko kuragira ihene wabikora ndi mu mwanya ngo are akaba hari umuntu wicaye wakuragira ihene dore Imana irareba. Ariko hari conditions zishobora gutuma wifuza no gusaba ko kujya ugaburira ingurube. Muri Bibiliya nta muntu urimo wakoze ibyo. Ujya wirata shari igihe kigere ingoma zigahindura imirishyo ibyaha bigashoboka ibyo utakora bukagenza uti kabikora je nahinze narigeze mpinga kugeza urwo mpinga uyu mudamu turi kumwe
tukarusha bakavukire bari aho ngaho bakagira ngo murabeshya mwarahinga ntaho twigeze duhinga uzi guhinga muranyumva ukamenya ibanga ry'uko uri buhinga neza no kwanyoye umushera wokeje n'ibijumba wapfunyitse imyumbati ibyo narabikoze ugahinga twagezemo 11:01 saa 3 akazuba kamaze kurasa mukicene kariya mukarya fene mugakubita ibijumba mukarenzaho ibikombe nka 3 by'ubushera none ukagira ngo baguteye ntuzarungu ugahinga ugageza saa 6 turagendana ukaruka gatoka mu mara ugahinga saa 11 za nimugoroba zikavuga ukiri mu murima ubu ntacyo wambeshye ubuzima bwose ndabuzi muranyumva ubwo mu biro ndabuzi murumva ubwo mu biro ndabuzi ntiwamenda mu gucuruza icyaka ntiwamenda mu guhinga tugomba kwiga ubuzima bwose byambabazwa n'abantu mwicaye aha mutigisha abana banyu nibura uturimo nubwo twaba dukeduke ubu hari umubyeyi uri hano utaha umwana w'ikijumba ngo akirye abanje barabita kandi barabimenyereye biranabaryohera pe abana banyu bazarya imigati n'intuza n'amafiriti n'amajix murimo kwica abana nibageraho batabona ayo mantuza sereka bazabanze bakurirana bari cyumwera abanza kurwarireho bwaki umirwa ndetse reka mbabwize ukuri mugire ukuntu mukosora uburere bw'abana banyu mwumvise mwibamenyereza ibintu mutazahora mufite ejo umwana atazagupfira mu biganza kubera urwego wamushyizemo yena nabarebye abanjye abana ariko se ubu twabeshanya ha nimwakore ku bijumba n'ibiki nimwakore ku myumbati ubu wambesha iki wewe mu ruhango n'imyumbati yo mu ruhango wenda abandi bo mu Bugesera bambeshya titwe cyari igitoke n'ibirayi ariko mu ruhango ntabwo yambeshya none ukatumanuka yamayaga abana banje bakunda ikijumba kubi yavuye kwiga saa 9 bazanye ati turashaka igikoma n'ikijumba uwo mutowe induri iravuga kubera ko yakimenyereye yego ntukimuwe kuri ropa yindi ariko ntukimana n'igikoma zumva kandi agasukari karima gikunde gute hari abageze kuri mwene wacu andegera abana be bamwe ni inkuma abandi ni abasore ngo iyo turiye ibijumba barabanga papa ngo ibyo bintu mwebwe mwamenyere kurya twebwe ntabwo twabya buryo ntabwo ari ibiryo barashaka ibirayi ifiriti n'intuza n'umuceri ariko hari igihe ubuzima buhinduka Mose ubuzima burahindutse agiye kuragira ihene aragira n'iki agezeho nawe buramutonda bati aho tuzanzajya ndagira nzajya ndagira uragira runzu yajyana ihene n'intama bijyanye runzu akabura intama ziratuje ziragenda umujyi umwe ihene biraturumbutse inyuza igiye kujya kireka kandi atari hasanzwe aragira neza bavuga ngo nuko Mose akajya yirirwa aragiye ihene akubita imijugujugu zimwe arazivuna izindi zimererwa nabi none agera umunsi umwe aricara atangira gutekereza ngo kubera iki imico y'intama n'iy'ihene bitandukanye murabyumva ngo asanga igihe yakubitiye intama ihene azigarura azitera imijugujugu ibinonko ntizigeze zihinduka ihene ziracyari ihene murabyumva aravuga ati yewe ihene nguye kugirira imbabazi nazo sizo niyo kamere muzi ko Imana yari ikoze ngo ari mujyanye ku isomo atari yarize murumva aho azayobora ubwoko bwitwa ngo ni ubw'Imana yabuyobora bagera mu nzira tuzi n'ibindi ati twebwe ntabwo dukomeza ndetse dukambitsa niba mukomeza mwebwe mukomeza abandi akuvanaho kuvuga ngo twe duhaze n'ibiryo duha turashaka kwisubira muri Egiputa bamwe barashaka kwikambikiraho abandi barashaka kwisubira hehe muri Egiputa abandi bakavuga ngo reka dukomeze urugendo wayobora utabuba wayobora utarakubwira ngo dukomeze abandi ati ntituva abandi ahubwo twisubirire hehe inyuma ngo nuko Imana yari itegereje kugira ngo azayiragirire ihene n'intama z'ubwoko bwe
ngizi zicaye aha turimo ihene turimo n'iki intama sinzi ngo ihene ninde sinzi ngo intama ninde cyokora cyo ubu Uwiteka arebye imyitwarire n'imico yawe ashobora kuba umva uri ruhaya imwe mu rwego yameze n'ubwanwa bugera aha ngaha kusetse Filimina nubwo nta bwanwa atereka Imana ikabireba igasanga afite ubwanwa bwa ruhaya bugeze kuri metero kubera imico ye imyitwarire ye guhora ahanganye n'icyo Imana yumva yifuza ngo nuko iryo somo araryiga birangira nyuma y'imyaka 40 kuba azabasha kuyobora abantu ababwire kuyobora abantu ntabwo ari ibintu byo murumva kuyobora abantu ntabwo ari ibintu bigende bite byoroshye Imana imubwira ati noneho igihe kirageze haguruka ujye kunyoborera ababa yabanje kurwana nayo aragorana pe utiyagoranye mu buhe buryo mufate Bibiliya dusome mwumve Bibiliya dusome mwumve kuva mwahageze mwibuka tuko turi ku gika cy'amateka igice cya 3 umurongo wa 11 na 12 haravuga ngo ikivara 3:11 na 12 Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kugera imbere kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa iramusubiza iti nukuri nzabana nawe ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi murabyumva Imana avuga ati ntubona kuri muri Aziya ati ngiye kukubwira ikintu urabona uyu musozi n'iki kibaya cyawo aha ngaha hepfo yaho hari muzatambira ibitambo ya misiyo turimo kugendana muzambuka muzaza n'ibyo bikubwiye ndi Imana imuhamagaye jewe ti ndi muntu ki wakora icyo gikorwa nkajya imbere ya Farawo Imana ati nijye ubikubwiye nzabana nawe kandi n'ikimenyimenyi uyu musozi ureba hepfo y'uyu musozi hirya yawo muri imisozi iri aha ngaha niho uzatangira ya gahunda yananiye bene wawe murabyumva kandi icyo ugomba gukora umenye ko ari Imana ikwihamagariye ati aranze dukurikije uko twumvise aranze avuze ngo gose ngo ndi muntu ki murimo byumva wagenda ngabwira Farawo Imana avuga ati nukuri wabikora toke niyo uvuze ko nabikora bagenda se ko basanga bamenyera Imana basenga bitegereza bareba kuri buri dusozi twose hari ntuza Imana basenga bareba ndagenda mvuga ngo urinde muzi ko Imana amubwiye genda ubabwire ngo nduwo ndiwe ngo iki ngo genda ubabwire ngo nduwo ndiwe bari yari kumenya basobanura ngo nduwo ndiwe n'iki wewe ageze imbere aratekereza ati nduwo ndiwe haka Imana yashukana nduwo ndiwe si cyo kintu nde wakene barakara arukamira Imana kugera ntabwo bishoboka uzi umuntu yakubwira ngo nduwo ndiwe ngo genda babwire ngo nduwo ndiwe ariko ubundi wakubaza Imana ititobaza ukwite ni mwari muvuga ngo genda ubabwire ngo Imana ntimwayumva mu bwonko ngo muyirebe nk'ibigirwamana ukwiri nuko genda ubabwire ngo nguko nyine nteye nabo ubwe nawe ntabyumva genda ubabwire ngo nduwo ndiwe aragerageza hari abwira Imana kureka yashwe naho ngiye urashaka ko ngubwira kujya kubabwira ati genda ubabwire ati noneho niba wumva nduwo ndiwe batabyemera babwire ngo ndiho wenye ndiho genda ubabwire ngo ndiho wa abwaje yigira hari aratekereza ndiho nukuvuga aragaruka abwira Imana tishwi erega bari bahagararanye murabyumva ryajwi ryamubwiye ryavuye mu ijwi none riraza riramubwira nkaho ari Yesu gutya bahagararanye Mose ati sinduwo ndiwe sindiho ayo si amagambo wagenda ubwira abantu ngo bahita bakumenya ngo bakampa uburenganzira toke noneho genda ubabwire ngo nduwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka nande tugenda Aburahamu akigera
yigeze ayigaragaza bamwirukanye atagenda ayigaragaye. Umuhungu w'Isaka yashatse kuyikorera amaze kugeza gutera guhuma. Yakobo yaje aho ngaho aguye mu kibaya cya Gosheni atarigeze ageza ate tugere ugenda ubabwire ngo ni Imana ya Aburahamu utarayigaragaje, iya Isaka utarayigaragaje, iya Yakobo utarayigaragaje. Ndakurahiye igireyo igire yagiye Imana arayangiye. Mwumve icyo Imana yamubwiye, mwumve icyo Imana yamubwiye kuko aramaze kubwira Imana ati wapi ntabwo najyayo, ntabwo najyayo. Ati noneho rero Mose ndabona wananiye pe, inzira zose unyuzemo ndagerageza. Buriya wari uzi ko afite ububasha bukomeye cyane, wakora ibitangaza n'igiti ngahera he. Icyo ufite mu ntoki ni igiti n'inkoni, ndagize umukungu ngaho yishire hasi. Ngashyira hasi iki? Yayishize hasi mwabavandimwe mwe, ivamo inshira ya metero 6. Ivamo inshira ya metero 6 akiyibona abaratibitse arirutse. Yirutse Imana avuga ngo hagarara uyifate kandi uyifate ku murizo. Gufata inzoka ku murizo we, iyo ufashe inzoka ku murizo ihita hagarara neza gutya igahita zikakurya neza mu maso. Murimo kumva? Haka Imana irashukana ngo fate inshira ya metero zinga ngo nuragize uyifate. Mukuba yifashe ku murizo gutya uyiha imbaraga nziza zo guhaguruka. Murabyumva? Gwira umurizo gutya uraba yihaye imbaraga zo guhaguruka imbere. Nihaguruka imbere irazi kurume neza. Aho kugira ngo ayifate abaratibitse arirukiye. Nayo ntiyahagarara imwirukaho. Yareba inyuma agasanga imuriwe. Barakase bageze ground about binjiye Kireka imshira igenzi ite muzi uko yiruka barambutse bageze Runzu ariruka nikwijwe ry'Uwiteka ngo hagarara ufate hagarara uyifate. Yareba inyuma agasanga ikimuriho hagarara uyifate arakomeza riruka ageze ahantu agacuhoti n'ubundi n'urupfu na rupfu turagendana singiye gupfa nahagira reka nyifate wenda nishaka indangize. Arasimbuka cyakira muri zabona niyangu nafashe. Mo ati karame ububasha n'ubushobozi urabona ko mufite ati noneho ndabibona. Noneho rero genda ubusa ntabwo ubonye ko niyo ngone wayikoresha bitangaza. Asati nukurishize kwizima maze kuruhuka neza mu mutima, impumuje isishize yemeye kugenda. Yatambutse intambwe ebyiri arongeye aratekereza ati wapi ntabwo arongeye Imana ntugire nteko ubu nta kirigiro na gicaye ufite kuri jyawe ku buryo ngo utumuka. Aterega ndabona bitashoboka kujya guhangara Faro. Imana avuga ati ngaho rambura ukuboko kwawe. Arakurambura agize gutya ibisebe by'umuvogo bivaha biragenda bigera neza hano mu gatuza. Aratangira arataka kuko byari bibembe biramurya arataka. Imana turamutse ugijije noneho rwose nahita namera nkagenza nkagenda. Imana avuga ati ntubona gukora ko kurambuye ati niba kunaniye kugupfunya ati ngaho gupfunya ugukoze mu gituza. Arakuzana kugejeje mu gituza bamerwaho byabisebe bigiye ati ngaho none ugende. Intambwe ebyiri ati nawe ngiye. Arongeye ase reka mbaza bicaye uriya uzahaguruka byagenze bite? Uratangaye ngo ntusaranga inshuro ya mbere yanga inshuro ya kabiri yanga inshuro ya gatatu yaranga. Niba nawe yanze izo nshuro we wanze inshuro zingana iki? Kuko amenya aseka abandi azi gushyirwaho korogati noneho agacyo. Mo uranze ati none se ngaho mbwira niki gituma ngutumukanga? Muzika Mose yabwiye Imana muzika yabwiye hatanye ngo none se ubona nzi kuvuga neza sizi kuvuga neza kuko mvuga ngigimira. Hatubwo rero ntabwo watuma umuntu utazi kuvuga neza. Dusomera igice cya 12 na 13 twumva 14 na 13. Igice cya 4 12 na 13 cyo kuva. Nuko
none genda nanjye nzajya mbana namwe nawe nzajya mbana n'akanwa kawe. ubwo aratangiye kubwira Imana ngo ntazi kugeza gutera kuvuga. Komeza. nuko none genda nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe kuvuga, nkwigishe ibyo uvuga. n'umwana w'igitambambuga ni muzubi. ubwo yari ari mu myaka hafi za 70 none n'igitambambuga kigiye kwigishwa kuvuga. yaratangiye kuzana inzitwazo ngo jewe ngo sinzi kuvuga neza. aho Imana ari mweruriye ngo ariko ubundi uwaremye akanwa ninde ku buryo atagorora imvugo ikagenda neza niba aramutse agutumye mugende kumukorera. subiramo amagambo twumve 12 na 13. nuko none genda nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga. aramusubiza ati mwami ndakwinginze tuma uwo ushaka gutuma. tumironde aranze wapi naho ngiye tumundi. uko arimo kujigirana nimurebe hano, uko arimo kujigirana n'Imana niko mu nkambi hari mwene nyina mu buretwa araryamye. uko aryamye n'inzora agashigukira hejuru akarota Mose yaje. murimo kubyumva? abigize 2 3. ubwo Imana nawe iracyagigirana nande na Mose. aravuga ati Mose namenye icyerekezo yanyuzemo, ngiye gushaka mwene mama. yaraje amugira Mose biti ntabwo bitase ku kivuga ngo ntabwo. mama naragendereye irambye ngo igihe kirageze kugira ngo tugende. yarakugendeye ati ikubwira ngo iki ngo igide hari imenyesha ngo ati rabimpaye faya tugende. akusha umuyende mwene nyine. ubwo niduhibye Imana agaciro. hari uw'inzozi, hari n'uw'Imana ibyiyerekeye agoragoje goragoza bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane bwa gatatu. undi ararose gusa ahita avuduka aragiye amubwiye amagambo abiri tugiye yarambwiye ati taha tugende. muri babiri niduhibye Imana agaciro. yahise amujyana amufashe akaboko babageze mu nkambi z'Abisirayeli. bati yaba Mose yageze hano rusika tumva icyo atubwira. uwafashe ijambo na Aroni muzi n'ibindi ati ntihajya n'uwongera kuvoma. batangiye kugumura iki aba nizinga ntimwongera no gukata mw'abasirikare mwe. ubu twasuje kwagana noneho ko tutari babandi. Mose aravuga ubu twatashye. Abisirayeli nayo kumva rero ngo batashye batabawe. ubwo ninde bari kongera gusubira mu rwondo? bose bakarabye basubira mu mahema ya Mose namwe mujyana mu gikatiro. inkuru yageze kwa Farawo ngo imyigaragambyo yatangiye kandi itangizwe na wa wundi wahoze ari umusirikare hano witwa nde Mose. kumva umuntu uje akurura ninde na Aroni. abwira Aroni ati ntuzi n'ibindi ntabwo tuguma aha tujye no kubimenyesha Farawo ko tugiye. aravuga tumva mwitonde mugire icyo mubatwara mubareke bagera aha ngaha. murabyumva? babaraje n'ibwami babarinjiye no kwa Farawo ariko ufite ivuganya ninde Aroni. aravuga ati ibi ntabwo bikiri bya bindi bite. ubu twatashye reka ubwoko bw'Isirayeli bitaha bujye mu gihugu cy'iwabo kandi turakubwira ko ari Imana yadutumye. yigeze avugana nawe? uwo yavuganye nawe ameze ate? arimo kurinya mu bihu, arimo gutiti. Farawo arabareba aravuga ati umva rero mbabwire mwa bagabo mwe, umva icyo ngiye kubabwira muve hano bikitwa none kandi nimo nibi bintu mukoze byo kugumura abantu. ubu noneho abagabo barabwo se babazanira inganagano ati bagiye kuzizanira bitundire igihano tugiye kugikuba. bakora bakubitwa noneho barakubiswe tumuka. ariko rero umuntu wari wagumuye abantu bari banze none bagwe guzongera muzikubite kugeza ubwo zongera gusubira mu byondo. barabakubise ibibazo biravuka. noneho ubure twaba ariko Aroni yahise asubira nawe mu byondo. akugare bagatena bene wa agateza si wadushutse. Mose nawe ahita kata agana y'ishyamba aragenda aricara akira ubwenge ku gihe. abwira Imana ngo Mana mbaye imbwa numwe nawe ari we waremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibiro byose n'ibimenyetso byose nindagiza nange ngo nuko asaba Imana imbabazi yuzura imbaraga bagarutse. none hari Mose ugiye gukura ubwoko bw'Isirayeli. abaraje abwira ati dusubireyo noneho ninde ugiye? na Aroni cyangwa ni Mose? Mose barahageze bagihinguka aravuga ati we Farawo
kugira ngo wumve neza ibyo nje kukubwira. Reka nze nkwereka. Tunga muri pisine y'inkoni, pisine y'ihinduka amaraso kibabaga noneho ntabwo baje mu buryo budasanzwe. Ati ntabwo ari ntuba nira yanyu mwiyemengo ni Imana. Reka nze nkwereke nayo tungayo ya nkoni. Noneho ya nkoni itagiye gukora ibitangaza. Noneho ibyo Uwiteka amubwiye ko ifite ububasha n'ubushobozi yarabyemeye. Atunze y'inkoni ihindutse intuza amaraso, nibwo n'Abisirayeli bahise bemera ngo noneho tugiye gutaha. Murabyumva? Nguko bari bamaze uburetwa noneho bwatumye batagira Uwiteka, barataka barababoroga kuko ngo koko byari byigeza aho igihe koko Uwiteka agomba kubatabara. Icyago cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu. Murabyumva? Ubwoko burazamuka. None kunanirana kwa Mose buriya turahakurikira Iriheso. Ukuri Imana yagoragoje murabyibuka? Nduwiteka Imana ugenda ubabwira. Icyo kintu ntabwo nakivuga. Kinubwe ngo nduwo ndi. Ati nk'ibyo ari wowe wabikubwira ujye kubabwira wabibubwira. Genda abwira ngo ndiho. Nduwiteka Imana buriya muri Isaka na Yakobo. Ufite ikimuntu cye n'inkoni ihinduka ishira. Ntabwo nzi kuvuga. Ikiganza gihinduka ikindi kirwara ibibembe. Murumva yemwe? Ibyo byose kwari kugenda ananira Uwiteka. Uko niko Aroni yaje amutera ingabo mu bitugu. Erega Aroni ni nawe wapfuye mbere ya Mose. Mwari mubizi? Kandi yazize ibyaha bya Mose n'ubundi. Kuko yasanze Abisirayeli biyaduje. Mose aje ngo ubu ntabwo bari muzi ko wowe na Aroni basha kubakura amazi mu ruta. Iryo jambo niryo ryatumye Imana imubwira ngo ngwino ukirebesha amaso uzapfutagenda. Nzazamura intebe yanjye nyiresheje niyo Uwiteka. Ninde wavuze ayo magambo? Ntabwo mwari muzi ko nabasha kubakura amazi mu rutare. Nawe akoze nk'ibyande ngo ntabwo yarakwiye gukomeza kubaho. Uwiteka bavuga Mose twashonje, Mose inyoni ziratwishe, Mose dore inzoka zaturuye, Mose ibi byagezaho nawe abona ko hari icyo ashoboye. Murabyumva? None aravuze ngo ntabwo mwari muzi ko nabasha kubakura amazi mu rutare. Imana avuga tumva niba araho bigeze icyubero cyakagombye guhabwa ari wowe gisigaye gihabwa. Mose ngwino nyikwereke nari narakigusezeranije ariko ugiye gupfa utakigezemo. Icyo shimira Imana nuko we Mose nibura yavuguruye akababarirwa. Muranyumva neza? Agapfa neza. Ariko abiki gihe abiyamaze biki gihe utazagira amahirwe kugira ngo yisubiremo arebe ibyamubuza kuzinjira i Kanani nacunga nabi n'akazi ke. Tuvuze muracyumva? Kandi ikindi Uwiteka ashatse ko Mose amukorera umurimo uyu munsi muri twebwe isomo tuhakura. Umuntu wicaye wese aramutse abishatse yakorera Uwiteka umurimo. Yego oya? Kuko usibye no kuba wowe ubwawe wahaguruka ukavuga ngo ugiye gukorera Uwiteka, ubutunzi bwawe bwakora umurimo. Yego oya? Si ibyo gusa, ijwi ryawe ryiza ujye ukoresha uvuga hakagira ibyo ubwira abantu bakabyumva, hakajya ugateranya abantu bagateranika rwose bakanangana, ukavuga umuntu ukarapa inkuru ze ukazibwira mugenzi wawe akazumva. Icyo ni ikimenyetso simusiga kikugaragaza ngo iryo jwi ryawe uramutse urikoresheje mu murimo w'Imana naryo ryakora. Si ibyo gusa, imyenda yawe yakora mu murimo. Nta kintu na kimwe uramutse ushatse gukora Uwiteka kitatuma ukora umurimo w'Uwiteka kandi bigashoboka. Niza amagambo avuga ngo abantu bari ku isi Imana izababaza impamvu batigeze bitanga ngo bakorere Uwiteka umurimo bamenyekanisha izina rye ryamamare hirya no hino. Yewe ngo bazagira inzitwazo nyinshi. Murabyumva? Ngo ariko bona nubwo umuntu yagira inzitwazo zirenze miliyoni 40 ngo nta na rumwe imbere y'Uwiteka ruzagenza rute ruzemerwa. Kwambuka kw'ishyanga kw'Abisirayeli bambuka inyanja itukura bagenda, byagaragaye ko iyo mirimo yose yo kurinda barenga inyanja itukura ari imirimo yakozwe n'Imana yo mu ijuru. Imana yonyine kubwo gutaka bayitakiye. Mwumvise? Mu byago bahuye nabyo abanyegiputa, Abisirayeli kugeza kuri umunota ntibashobora gusobanura impamvu bitabagezeho. Ni imbabazi z'iki? Z'Uwiteka, so ko ari cyo bakoze. Kabiri, bageze ku nyanja itukura bose bararize. Bamwe batangira kubwira Mose ngo tureka tugapfa hariya ko twapfaga umwe none tugiye gupfa amazi. Uko inyanja yatandukanye,
nuko bambutse uwambura abisirayeli akabashyira ntabwo bashobora kuba gusobanura neza ukuntu bambutse biriya bintu kuko bari bujuje kondisiyo zo kugwa hariya, ariko Imana ibambutsa mu buryo budasanzwe. Gatatu, bamaze kwambuka bari bafite ikibazo cy'ubwoba bwinshi ngo dore n'abantu twahunze noneho baraje, murabiva neza, bagiye kutwambukana noneho baratwicira imusozi. Babwiwe amagambo akomeye ngo nimwize mwitegereze ifarashi n'uwihetse ntimuzongera kubibaza. Mu yandi magambo ubwoba bari bafite bw'inyuma habo ko bakurikiwe bwose bwararangiye kugeza kuri uyu munota. Ntibashobora gusobanura aho byakomotse kugira ngo bariya abanyegiputa bose bashire hariya mu nyanja itukura, ifarashi n'uwihetse byose birangire, ubwoba bwabo bushire, bavuga batumva nta kibazo dusigaranye inyuma, ikibazo dusigaranye ni imbere aho tuzanyura gusa. Mu yandi magambo ni Imana yonyine yakoze uwo murimo. Haleluya! Imana yagiye imbere yabo irabarwanirira mu buryo bukomeye, nta kuboko k'umuntu kwigeze kuzamo aho ngaho. Murumva? Ni Imana yakoze umurimo utangaje, bisanga bambutse inyanja iganje itukura, bahashyize n'ibuye ry'ifatizo ry'urwibutso rukomeye cyane kugira ngo bizajye byigishwa mu mateka yabo ngo ibi bintu bikozwe dutabawe n'iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Murabyumva? Cyitonderwa rero, ubutayu babukandagijemo ikirenge cyabo. Murumva? Munkurikire mu ijambo agiye kubabwira. Aho ngaho muri Egiputa baratatse ngo Imana igenze ite? Iratabara. Yandi magambo bo barihagarariye, Imana ijya imbere yabo ibacira inzira itandukanya amazi, tikiza abanyegiputa, irangije ibarangiriza imirimo. Muri ubwo butayu, amatwi umva ikintu ngiye kukubwira, muri ubwo butayu abantu noneho bari bagiye kujya inyuma, abantu bari bagiye kujya imbere, Imana nayo noneho igahindukira ikajya he? Ntabwo murimo kumva icyo kintu mbabwira. Mwumve neza iri jambo, mwumve neza iri jambo. Muri Egiputa barasabye gusa ibikorwa byose nari maze kubarondorera, bigaragara ko ari Imana yigaragaje. Murabyumva? Yikorera umurimo. Niko byagenze, siko byagenze. Bigeze rero mu butayu babwinjiyemo, ikibazo cy'inyuma cyose kirarangiye, ntawe bakurikira, ntabwo babafite, basigaye bareba iby'imbere. Imana ati rero noneho ubu igihe kirageze, ni mwebwe mugiye kujya imbere. Tega amatwi mwumve, amatwi mwumve. Bari bagiye kujya imbere kandi bizabasaba kurwana, siko biri? Siko biri? Gucura intwaro ni Imana ari kuzibacurira cyangwa nibo bari kuzicurira? Kujya gushaka amabuye, kuyatwika, gushyiraho amafuru, guhonda, gucura intwaro, amacumu, imyambi, gukora imiheto, nta Uwiteka wasabwaga kugira ngo aze yicara bibakorere. Mwabyumvise? Kabiri, gutoza ingabo. Gutoza ingabo ni Uwiteka ari kuza kuzitoza? Ko mutanyurike, ni Uwiteka ari kuza kuzitoza? Baze mwumve neza. Barenze inyanja itukura, nta na kimwe bakoze, ariko ubutayu bakandagiyemo bagiye gukora imirimo igaragara kandi aribo bagizemo uruhare. Cyambere bagiye kunyura mu bihugu bizasaba ko basaba inzira, nibayibima bazayishaka ku ngufu. Murabyumva? Kubw'ibyo rero bagomba guhaguruka bagacura intwaro bakazajya barwana aho babimye inzira. Nibyo? Icya kabiri, gutoza ingabo. Vuga nguwa, songa mbere, iruka, icara, ryama, rasa. Ni Imana ariko bikora. Iyo ari imyitozo ireba abande Abisirayeli. Gutata igihugu bagiye kujyamo, n'Uwiteka ugomba kubatatira nubwo arebaga ibyo bagiye guhura nabyo. Oya, hagomba kuva ingabo zatojwe z'abatasi zikava aho bari, abandi bagakambika bakajya gutata inzira, noneho bakaza bajya ahantu bazi. Icya kane, ku rugamba uzajya gusogota abanzi babo, n'Uwiteka uzageza akabatikagurira inkota. Ko mutazubitse? Iyo yari imirimo isigaye noneho ireba abande Abisirayeli. Hanyuma muri ubwo butayu niho bagiye kwigira bya bindi Imana yabwiye Mose ngo muzantambira ibitambo nimugera kuri uyu musozi. Mwumve neza, gahunda yo gutamba
bicara biga bakurikirana ibyo bintu byose bemere babwirwa amabwiriza bigenga n'Imana ikuza igashyira akabuno hasi ikabigira cyangwa nibo. Urakoze cyane. Hari ibisabwa abantu murumva, hari n'ibireba Imana, hari ibireba abantu, hari n'ibireba iki. Kandi buri ruhande rwose rugomba kuzuza inshingano zabo. Bwa mbere Imana nibonetse mbere, bwa kabiri Imana ije inyuma, ariko n'ubundi ni kumwe nabo. Nubwo batuze izo ntwaro, nubwo bazifite, nubwo bagiye kurwana, Imana nayo irabihisha mbere ati wewe mwe umva kugira ngo mutazirata ngo ni intsinzi yanyu. Murabyumva? Mwe mujye ku rugamba muteragurana inkota, ariko Mose amanika amajya amaboko, natamanika muratsindwa, nayamanika muratsindwa. Murabyumva? Imana yajemo, ariko kubigaragara bibashize imbere ngo niba bari bajya imbere. Nguko uko bimeze ku mibereho ya gikirisitu. Kwakira imbabazi z'Imana nta na kimwe umunyabyaha akora usibye kuyamanika gusa. Cyo gusa icyo Imana imusaba, tega amatwi wumva ubuhemu bwawe n'ibyo wakoreye Uwiteka, n'ukuntu wamubambye, n'ukuntu wamucumise, n'ukuntu wamugiriye nabi. Mwabyumvise? Wabitega amatwi. Muri Matayo 11:28 aravuga ngo nuko rero mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange nagenzana. Ndabaru umunyabyaha yiyunga n'Imana, akabarwa kwa byawe ubwa kabiri, akabarwa kwa citse ku icumu ry'abazarimbuka, akabarwa ko ari ibyaha byo bihanaguwe, akabarwa kwa mu gitabo cy'ubugingo yanditswemo ari nta kintu na kimwe Imana itamukoreye, kandi wubwe nta ruhare na rutabigize. Kuko umunyabyaha batsindishijwe n'ubuntu kubwo kugenza gute? Kwizera. Yemwe cyo magwira muracyumva? Musange ndagenzana ndabaruhuka. Tera gatambwe ufungura umutima wawe gusa, numara kumenya ubugome ukareba kumusaraba ku byo wakoze, ibyaha byawe urabibabarirwa, nta na kimwe ukoze. Niyo mpamvu rero ushaka kugira ngo azane imirimo mu gakiza ke, bisa na ya mirimo Mose yakoze itaragize ikimumarira, usibye ahubwo kumuzanira akaga ko gutuma ahubwo akamara imyaka mu buhungiro 40. Babyumvise? Uko niko nta kintu na kimwe umunyabyaha yakora ngo yemerwe n'Imana. Icyo bisabwa gusa akimara kumenya ko ari mu kaga, ni ukumanika amaboko nk'ingabo itsinzwe, agatabaza yaremye isi n'ijuru, igatabara umutima we kandi ikamukiza, ari nta kintu na kimwe hereyeho. Amina. Noneho rero amatwi mwumva, abamaze kwiyunga n'Imana, Yesu arababwira ngo erega mwemere, ngo mugenze mute munyigireho, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ni iki rero? Ni iki? Niba hari indagorwa za mbere zibaho zitajya zumva, zitajya zinumvira, n'abantu biyunze n'Imana. Iyo bamaze guhabwa amahoro mu mutima, afite imbabazi z'Imana, bamaze no kubitangira ubuhamya, bumva ngo Imana izakomeza yikorera umurimo nka kwa kundi yakoze bwa mbere, bazakira. Ndakurahiye. Mwumve neza ikintu ngiye kubabwira. Imbaraga zikuza ababyawe ubwa kabiri ziva mu ijambo. Ngoki? Mbagwe imbaraga zikuza abantu babyawe ubwa kanga ziva he? Mu ijambo. Mwumve neza. Nta mana uzigera ubona aje kwicara ngo iri kwigira. Aya? Eshwida? Nta mana izagusomera ibitabo. Murumva neza? Nta n'Imana izakugira mu itsinda abandi babyigira ngo noneho nirangiza aramutera. Aravuga. Arasimbutse yabaye mu komando, asimbuka nabi. Mukurikire mwumva. Murumva? Imbaraga z'Imana niba ziva mu ijambo, murankurikira? Ntabwo ari Imana izicara hasi ngo iri kwigire, si izakugurira ibitabo, si izakugira mu matsinda aho ryigirwa. Urwo ni uruhare rwawe. Ikinyarwanda muracyumvise neza? Mu gitabo cy'intambara ikomeye hari ititiri ivuga ngo les écritures, les saintes écritures, notre sauvegarde.
ngo ibyanditswe byera n'ingabo igenzi ite idukingira. muri zaburi Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. siko avuga Yohana igice cya 6 ho aravuga ngo amagambo babwira niyo mwuka kandi nibwo ki uko uzagira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana, uko uzarishishikara, uko uzaryicara, uko uzagura ibitabo, uko uzashaka kumenya ibiririmo, uzaba urimo kugwiza ubugingo bw'iby'umwuka muri wowe. murabyumva? nutaryiga nutarihugurukira ntabwo bizakwizanira nk'uko wabonye imbabazi z'Imana ziza zikakwimadikaho. Nyarwanda muracyumva? Yohana 8:32 haravuga ngo namwe muzamenya ukuri, tuzakujambura, tuzakwiga, tuzagukurikirana, tuzakumenya, muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura mu ntege nke, mu cyaha runaka, dore ko twabonye ko umutima ubitse ibyumba byinshi by'umwanda mwinshi cyane uri mu mutima w'umuntu. Mwabyumvise? Kwakira imbabazi z'Imana ntabwo bikuramo umwanda wose uri mu mutima. Ubuhehesi bwicayemo, ubugome bwose bwicayemo, ibyaha byose bwicayemo. Ari Uwiteka abwiye abantu ngo ntabwo umuntu ahumanywa n'ibimujyamo, ahubwo ahumanywa n'ibigenza bite. Umutima w'umuntu ubwitse ibintu byinshi. Yesu aratubwira ngo nimwebwe nimushishikarire ukuri kuzagenda kuba batura kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Murabyumva? Uwabyawe bwa kabiri hari ahandi akura imbaraga mu buryo bukomeye cyane, ni mu gusenga. Murabyumva? Ni mu gusenga. Hari abantu nshimana hano muri groupe barabifite, bakunda kwigira isaha ya 9 nijoro bakabyuka bagasenga. Se imirimo burira cyabemererara? Urakora mukananirwa, mukaryama munaniwe, na saa 10 za mu gitondo zikabagereraho, mukavuga ati musaha Imana dukuye pe, numvaga nari nyane tundi dutotsi ngo nkomeze ryama. Siko bimeze? Ariko hari abandi bashyizeho saa 9 zigera ngo papa basinda duwasinziriye, akabarashidutse akabarasinziriye. Ni byiza rwose, abo ndabakunda, bubahiriza gahunda ya Roma. ngo bucyatana bubahiriza gahunda nziza ya Roma, kuko niyo yayishyizeho saa 9. Baravuga ngo ni isaha y'ububabare bwa Yesu Kristo, kuko ayo masaha niho yaramerewe nabi. Abantu bagomba kujya babyuka amasaha bagasenga. Niba ubikora ni byiza kuba wiruka ukabyuka ugasenga. Niba utabyuka gusenge wowe waranapfuye, ahubwo nta nuguri na muzima, kubaho nk'ihene. Ariko abageze hamwe isaha ya saa 9, muranyumva neza? Urumva Peter? Abageze isaha ya saa 9 ihame, ni byiza kuba mubyuka iyo saha, nk'uko mwayishyiriweho na Kiliziya Gatolika, mukubahiriza ibyo ku nyamaswa nta ngorane, kuko n'ubundi ni inyungu zawe. Ariko iyo washizeho isaha, dore uburyo ugongana n'Uwiteka. Ndimo kubabwira ahantu bavoma imbaraga zitunga abantu babyawe bwa kanga bwa kabiri. Niba warashyizeho saa 9 nta n'ikibazo rwose kinahari, nta nubwo ubukoze n'icyaha. Ikibazo ni uko bizakubaho umuco, ukabigira itegeko. Za saa 9 buri gihe ukaba wabyutse ukagiye gusenga. Ibyo ni ibyawe washyizeho, kandi we ntugenera Imana. Ikizagutangaza ni uko uzumva saa 7 saa 8 ariho ukangutse, turagendana amasaha yawe ataragera, ukumva muri yarakubwira ngo byuka usenge. Ariko kubera ko wishyiraho saa 9 ukongera ukiryamira ugategereza ya saha yawe. Ukozi mubi, umugome mubi, ushaka kugira ngo agenere Uwiteka, ariko Uwiteka we namushaka mu buri. Uzabana n'Uwiteka neza ute? Uzakorana nawe ute? Umubwira ngo genda gutegetse, uzajye wumva igihe nzajya nzira imbere yawe, nunkenera ntabwo uzambona. Uzaba inshuti nawe. Nguko kwa mu masengesho yacu tujya twihemukira. Imana nibigushaka ngo waryamye kare ubyutse saa 5 ukumva ijwi ry'Uwiteka ragushitera gukanga, ukumva muri wo ngo senga. Senga izo saa 5 turagendana, kuko niho Imana yagushakaga. Muranyumva neza? Nibigeza ya saa 9 yawe n'ubundi ubyuka usenge, kuko wowe niba wabyishiriyeho. Bigaragare ngo Imana nigushaka irakubona, nawe nuyishaka uzayibona. Nkunda bankunda, ariko batankunda. Murabyumva? Nanjye sinzi uko bimeze. Sinzi uko bimeze. Nitubana n'Uwiteka tumugenera amasaha, ariko bugiye dushakiye atatubona ni ikibazo.
urabyumva neza iri ikigaragaza kubana n'Uwiteka neza nagushaka saa 7 kubone nawe washyizeho gahunda yo kubona nawe saa 10 saa 8 saa 9 nawe bikora ariko nawe ugiye gushakira nabagenza ate akubone rero imikoranire myiza hagati y'abantu n'Imana irakenewe cyane ku bantu babyawe bwa kabiri kandi ndasabira buri muntu wese ngo ikintu cy'agasuzuguro no gupinga Imana akivaneho murabyumva kuko ingaruka zishobora kuzamubera nk'iza biriya bintu birimo kubera Hollywood, Los Angeles, muri leta ya California harimo kubera ibintu ingaruka ku banyagasuzuguro basuzugura iki Imana. Reka aho mbe mavuye n'icyigisho gisa naho kigeze ku musozo ariko maze mbabwira iki hano hanze hari inyigisho ngo hari iki hari inyigisho kandi nimukurikira neza muzazumva bamwe muri twe baranakurikira n'izo mbuga nzi neza ko bazikurikira kuko bazirangiwe n'abandi ku buryo uwo mwuka w'ubuyobe no kwangirika kw'ibitekerezo urimo kugenda ufata na hano muri group hari bamwe batangiye gufata utubifitiye gihamya kimwe se bibiri se mwumve neza hari nimugoroba nka 2:00 ago twari twakoze kuko hari kuwa nyuma muvandimwe Israel arantelefona ari mu kindi gihugu arambwira ati se uzi ko ibintu bimeze ntereka da itsinda ryaha ntabwo rikiri ku murongo tugendera nese bite arantekerereza kuko nari naniwe nari maze iminsi mu murimo cyambere cyo nari mvuye muri gereza murube harashize iminsi 3 nari nigishije abantu hano bakimbaza z'Imana nari maze n'undi munsi umwe nigishije groupe ubwo nari ngozi 3 mu cyumweru nari maze iminsi ndwaye umutwe kubera umurimo singiye kuryama bampaye amakuru reka nikubite kunuza ku gisasiro nyimara kuryama gatoya ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye shigukira hejuru baza madamu arabaza ati ni wowe umpamagaye ayangwa atereka reka cyo ntabwo ngende ntabwo nguhamagaye nawe nabimubajije mu gitondo hamwe ati nge ntabwo nigeze mvugana nawe ntabwo mpamagaye nge ntabwo nguhamagaye ntuzumpamagaye ni nashigukiye hejuru urutima ruradiha madamu aje ntabwo mpamagaye ati ntabwo naguhamagaye arisinziriye banakanuye muza amagambo nabwiwe nawe ngo ni gute ushobora kuryama ugasinzira ubwoko bwanjye intama zanjye zigeze kure zirorongotana mitambwirwa muri iryo tsinda mbwirwa iryo tsinda iryari ryo uraryama ugasinzira intama zanjye zigeze kure zirorongotana umva icyo cyumweru cyose nakimaze rimwe na rimwe umudamu abwira ati se ko byakunaniye kurya kuki utarimo kurya ntabwo yarazi impamvu niba ari ikintu kibabaza ni ukwigisha abantu bagataka mwabyumvise cyangwa bagafatwa n'indi myuka ukumva ibintu bafite bikagushobera biranshobeye bigeze hashize iminsi nk'6-7 gutyo bigeze hagati ya saa 8 z'ijoro na saa 9 ngira inzozi zisanzwe turi muri Mozambique n'abantu bo mu magurupe menshi turi kumwe turi mu kiyaga mu nyanja nini murimo kubyumva muraburikiye yaririmo ubwoko bw'amafi nigeze gusoma ubwo bwoko bw'amafi ngo niyo mafi ya mbere ahenze ku isi yari mu bwoko bw'amafi noneho twebwe twari twagiyemo tugiye kuyaroba murakurikira izo noneho babwiye ni inzozi
rwashize iminsi 6 batari 7 maze kubwirwa na ryajwe ngo kuki wiryama ugasinzira abantu banjye barimo kurorongotana bageze kure. Ngo tugiyemo cyokora cyo duhasangamo n'abasirikare benshi nabo baje kuroba. Noneho mukurikire mwumva ikintu cyabayeho. Uko abasirikare barimo kuroba harimo umwe niwe wabarushaga kuroba, umusirikare umwe wenyine. Abandi bagashora indobani munuza mu kiyaga ntibabashe kuzamura amafi. Byabanana kuzamura amafi, uwo musirikare akajya aroba, yamara kuroba kandi ngo izo ndobani zari ku munwa w'imbunda. Byo muri inzozi sinzi iby'inzozi biteye ubwoba. Urakurikira iby'inzozi urabeshya urasinzira. Noneho bamanura imbunda mu mazi bakazamura indobani kazamuka nta kifashe. Murabyumva? Murakurikira? Uwo musirikare we akamanuramo indobani akazamuramo n'ukuboko, noneho ifi akayifata akayikubita indobani akayizamura. Ahantu nari ndavuga ngo njya ndashaka kujya kwiga kuri uriya mugabo tukamenya ibanga akoresha abasha kuroba amafi yo muri kiriya kiyaga cya Mozambique. Mbona byananiye abantu bose. Ndagenda namwegereye nsanga ibanga atandukanyeho n'abandi nuko aroba akinjizamo n'akaboko, none indobani gahinda ifi ajya kugenda akayifata agahita yifatisha indobani agahita yivanamo. Bibonye ndavuga ntireka mbabwire nahishuriwe ibanga ry'uburyo ya muntu arimo kuroba inuza amafi akagenza akakura. Ndarobye bwa mbere igiye kubona mbona ndazamuye. Abantu turi kuba mu itsinda baroba ntihagire ikintu bakuramo. Narababwiye nti rero mva reka mbabwire mwe mutuze gusa reka nze mbarobera amafi. Bakumva mwebwe muba hafi ngenda banshakira mbahereza nahereje wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane abantu bari gupose bafata ibifi byinshi. Sinzi ikintu cyakubise twebwe n'abasirikare tuba turirutse maze turakuvudukiye turirutse ariko tugenda tujyanye amakira. Turiruka tugera ahantu hari uruzitiro rw'imiyenzi ariko ruteye muri iyo nyanja. Turahagara. Urumva inzozi? Ni inzozi ntabwo ari yereko. Tugeze kuri urwo ruzitiro turahagarara. Tugihagaze ntumbaze ukuntu navuye muri izo nzozi mba ndashigutse ndicara hagana ariko ibintu by'inzozi nkebe n'ibiki. Ryajwi ryampamagaye bwa bundi rirongera. Muziki byambwiye umva narabyutse ndanabyandika. Ryarambwiye ngo mukurikire nakugize umurobyi w'abantu. Nuko ryambwiye ntumbaza aho ryavuye. Iryambwiye ngo abantu banjye bararongotanye bageze kure uricaye aho nujya gutabara. Murabiva neza niryo ryagarutse ijwi niryo ryagarutse nyuma y'iminsi 7. Dirambwiye ngo nakugize umurobyi w'abantu uzakomeza iyo nshingano. Murimo kumva? Bimbwira n'ibindi bintu byinshi kuko nagize ikibazo cy'uburyo ndi bugende. Ibimenyetso za kubibona ninjoro nko mu masambi. Ndituriza ndaceceka. Irambwira ngo nugerayo aho muri iryo tsinda maze kumenya amakuru yabyo uzabanza wumva ibibazo byaho byose mugerageze kubashyira ku murongo. None uzababarize ibibazo bibiri. Cyambere muzageza ryari kuba nk'igihuru kiri ku nzira imbwa zose zinyuzeho ziza zikakinyara. Imbwa ya mbere inyura ku gihuru ikakinyaraho, indi ya kabiri ije igahumurirwa na za nkari ikakinyaraho, noneho kikabigira kuko kiri ku nzira imbwa zose zikajya ziza zikakinyaraho. Iryo ni itsinda buri gihe duhora tugenda rigwa tubyutsa inyigisho zose ziza zikubitaho zikaba zirabaryambitse zibashyize. Imana irambwira ngo irambwira ngo uzababaze ngo muzageza ryari kuba nk'igihuru kiri ku nzira imbwa zose ziza zikanyarira. Icya kabiri uzaberure babwire ngo kuki inyigisho yose ibonetse muyakira nta gutekereza ikabira bagushije. Murimo kumva? Ngo abyuka uhite wandika ibi bintu byandike byose kandi uzabibabwira ukunguku mbikubwiye ntagire ikintu na kimwe uzarenza. Narabivuze abagize icyagenza atera icyarenza ariko twirije umunsi wose ruhana inkoyo. Uti rero iryo tsinda ryatewe n'ibibazo bitewe n'iki?
n'ibyigisho bigira ku mbuga mutega amatwi mwese murasanga harimo abarimo kwigira kuri izi mbuga. Urubuga rwitwa ngo guhuma no guhumuka, nubwa mbere murumvise guhuma no kugeza gute no guhumuka, gupfa no gukira. Urwo rubuga rutugushirije abantu mu barutaba. Uraruzi? Warumvise? Ntabwo uzisimo? Niba hari bene wanyu barutega amatwi cyangwa se mu bubana, inyigisho zirimo kunyuraho aho ngaho, reka ngiye kubabwira ibyazo mubyumve neza. Icya mbere mwumve, ndababwira ibintu bitandatu. Rurarure abantu bari mu magurupe, mu matsinda atandukanye, bize ubutumwa bwo gutsindira n'ubuntu kubwo kwizera. Murabyumva ngo ko ubutumwa twigishije bucira witeka ari inyigisho yakomotse kuri Satani. Murumva? Icya kabiri ngo ubutumwa duhetse twebwe jyana n'izina ryanjye baranaryerura ngo ni ubutumwa bw'iterabwoba. Ngo kandi Yesu ntiyarahetse ubutumwa bumeze gutyo, ngo ubutumwa bw'iki bw'iterabwoba. Cya gatatu ngo nta Mana ibabarira umuntu ari uko ibanje kumwibutsa ibyaha yakoze, ngo ibyo ntibibaho. Iyo nyigisho nikomoka kuri Satani. Ngaho ruzingiye rero, ngaho ruzingiye. Icya kane ngo tugomba guhaguruka tugasaba imbabazi abo twigishijwe ubwo butumwa, kuko twabahaye ubutumwa butari bwo. Murumva? Gatanu, hagomba kwigishwa amateka ya Adamu, amateka ya mwene muntu muri Adamu, n'amateka yacu muri Kirisitu. Murabyumva? Bakabyizera. Ibyo bintu by'ibimenyetso byo kujya imbere y'Uwiteka Imana ihishura ibyaha n'ibiki, iyo ni inyigisho y'ubuyobe abantu bagomba kuzibukira. Bamwe mu matsinda yacu navuze barafashwe. Hari imvugo muzumva abantu bamwe batangiye kwadukana ngo umwana w'imfura agomba gupfa. Ngo agomba kugeza gute? Ngo ubutumwa twakira ririya nirarika. Ndetse bagashyiraho n'ibihamya by'ibya Isaka atandukanye na Nuza na Ishimayeli, Esawu uburyo atandukanye na Yakobo, Adamu wa mbere atandukanye na Adamu wa kabiri. Mu yandi magambo mukurikire, umuntu ni umukiranutsi kubwo kwizera nta bindi. Uretse se murakoze kuko mubifinduye. Tumumenye hashize imyaka 12 yarapfuye, yongeye agenje ite? Yazutse. Kandi noneho izutse ryari abahetse ubu butumwa cyane ni babandi bari imbere bavuga iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bavuga ko isi irangiye. Bamwe twahanganye tubabwira ngo murimo kuvuga bitari byo, isi ntabwo irangiye, dore uko izarangira. Ati mbaga n'ubundi mwarayobye, none bavuga ngo Yesu araje, Yesu ntaje, none Satani bakatishirije muri ndi korosi. Tubabwira ngo ririya si ijwi rirenga mwakoze, ngo twebwe n'ibyo twakoze. Ndagani ijwi rirenga ryicaye bagapangira i Kigali mu mazu yaho, bagafata imyanzuro icyo bakwiye gukora. Iryo ni ijwi rirenga ko ritandukanye n'ibyo dusoma mu byanditswe byera, ngo we n'ubundi wahoze turwanya ngo guhera kera. Tubemeza uburyo atari ijwi rirenga bakoze. Murabyumva? Baravuga ngo ahubwo bamwe ngo bageze mu byago 7, ngo abandi ngo bageze hagati y'umuzuko wa mbere n'uwa kabiri. Twababwira ngo dore ibintu murimo n'ubuyobe ntibabyumve. Kwihagararaho no guhagarara kwizima, umva ahantu Satani amaze kubaseseka. Ngo ibya Bibiliya nibivugwa, wowe izere gusa. Adamu wa mbere ibyo yakoze, Adamu wa kabiri ibyo yamukoreye, noneho twebwe twarakize ku bwandera, ku bwa Yesu tubyizere. Nguyu mwuka wari muri iryo tsinda. Bamwe bari batangiye kugenda gutya nk'abatagatifu. Nanaberuriye imbere y'abantu ni wowe ndakuzi, nawe ndakuzi, we nta butagatifu bwawe. Shaka uzateka ibuye ritote, ntabwo ubwo bukirisi turimo kwihambira hari ubwawe. Murumva?
ariko murakurikira mwumve rero iyi nyigisho itanga uwuhe musaruro kuko genda bibabwira nk'uwahanganye n'iyi ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri urema inzangano mu matsinda hari abantu bo mu itsinda n'aha barimo batangiye kujya batelefonwa gake gake bati nyamara mwitonde hari n'uwambaye ubuhamya muri iyi gurupe bamunyangishije yabyize aranyaturira ariko ati nanjye koko numvise nari ntangiye gufatwa mbona koko kushobora kubutuyobya ariko nazira ufite nzajyanamo abantu nibona nkuyobye ntuzongere kugaruka hano ngo twiga mwabyumvise aranyaturira ibyo bintu byamajije icyumweru cyose no kurya byarananiwe mwicara kurya bikanga umutwe ukanda mwumva mbuze amahoro pe kubona abantu wigishije bahindukira ubutumwa bwabakijije batangiye n'ubuhamya bigishije abantu bagakira babupinga ku mugaragaro bakabusuzugura ku mugaragaro bakavugira imbere y'abantu ngo ubu n'ubuyobe dukwiye no kujya gusaba imbabazi abo twigishije satani ntabwo twigiye mu ishuri rimwe bwarimo kurema ibice murabyumva ku buryo ubona bamwe bari batangiye kurebana amakimbirane umudamu uko ahunyiza barebana amakimbirane uwa mbere w'abikorera bakananga ku mugaragaro ni igihe ariko kunyanga nta nicyo bitwaye uzi gushingira ibwirizabutumwa ku kwanga mwarimu jyewe uranyanze ngo ugiye gushingira ibwirizabutumwa aho ngaho ndakureba ugapfa urw'imbwa nk'aba ngaba ahubwo barimo gukorera za mangoci baje banyitwaje ibyo bakoze byose nuko twatanze inama amaherezo yabo uko twayavuze niko abaye rero ubu butumwa nta kindi bukora usibye kurema inzangano biragenda bikageza abantu biga bagatangira bavuga ngo Bibiliya yanditse nabi Bibiliya yanditse nabi ntabwo ari igitabo cyanditse neza bagatangira kugira bimwe berekana ko ari nk'abahanga ababyanditse basare nk'ari nk'abaswa itonde hariya niho wahisha ubwiru bw'Imana koko kuba bigaragara ko yanditse nabi nanjye naguha ibihamya ariko niho ubwenge bw'Uwiteka buri kuko ibyanditswe byera biravuga ngo ntabwo nashatse gukirisha abanyabwenge muranyumva neza muranyumva ibintu nk'ibi ngibi kuko ibi bigaragara nk'ubupfu abaswa nibo bazagenza bate bazabimenya ikindi cya gatatu umwuka w'ubuhanuzi uvaho ntabwo baba bakiwiringiye kandi batangira gutagatifuza ibyaha n'ibyaha abanyedini badakora abamaze kugera muri uyu mwanya ngo bizere Yesu gusa ngo Yesu yarangije byose nibyo koko imvugo n'ukuri Yesu yarangije byose ariko yarangije ibimureba hari ibyo abantu bagenza batera basaba abantu bakomeza kugendera muri icyo kigare nageze nubwo mbwira abantu ariko ubwo butumwa bufata abanyabyaha bugafata abapagani abakira imbabazi z'Imana batakaye bugafata n'abarwanyaga ubutumwa bose bugakubira hamwe mu kigare ngo cyo kwizera bakagendera muri urwo runyenga urabona ari ubutumwa bw'ukuri nta kibazo kiburimo noneho narababwiye ntimutinde gatoya isi irabota nk'uko yose nk'uko twigeze twota n'abandi kandi abo bantu bari muri izo nyigisho urababwira ikintu cy'ukuri ukabona baraguseka bafite utuntu tw'udutwenge tumeze nka twa dutwenge tw'abantu bafashwe n'amadayimoni murabyumva mwasigaye rero ubwo icyakozwe ni iki twebwe murabizi aho tugeze nta mikino tujya tugira murabyumva tuvuga imbwa muki mu izina ryayo tukavuga ngo abo dukomezanya ni bande dukomezanye abatabishaka mujye ku ruhande hasigaye twego dukomeze twasigira abantu umukoro wo kugira ngo bahitemo ngiyi ingorane ihari rero abantu muzumva batangiye kuzana utwo tunyigisho ngo umwana w'imfura agomba gupfa hariho n'abajije ndetse ko mu muryango w'iwanyu ari we mfura niwe bategereje ngo upfe ni nujya gupfa uzasigire biriya bintu bya ntabwo ari uwino uzasigire biriya bintu byawe nibura ubindage mbisigarane kuko iwanyu barimo kugenda bavuga ngo umwana w'imfura agomba gupfa baranabyigisha byafashe abantu batari bamwe mu nkambi biriyo hirya no hino biriyo mu matsinda biriyo none hari urubuga bahuriyeho abari muri Amerika barimo abari mu Burayi barimo abari mu Rwanda barimo muri Afurika barimo hari n'abamaze gufatwa muri iyi groupe ubu kabuzi ko umugore wawe barimo abantu bamusengana barimo babwire ngo niba udashaka gupfa ubwenge no kurya uburozi zibukira izo nyigisho murumva nageze ubwo mbwira abantu ndababwira nti
kugira ngo mubone agaciro k'ikintu ndimo kubabwira. Imbunda bita mashinigane murayizi? Bati turayizi. Reka mbabwira amasasu ijyamo amasasu 600, isheni imwe ijyamo 600. Ni rero uramutse uyimpaye muranyumva neza ukama amasheni 3 ubwo ni amasasu 1800 kuba 3. Turagendana kugira ngo mwumvishe agaciro k'uyu murimo n'uburemere nguha. Ukagere ku muntu uhagaze hari arimo gutanga ubuhamya ngo nje gusaba imbabazi kuko nabigishije Imana ikabereka ibyaha ikabababarira mugasaba imbabazi aho mwahemukiye narenje kubabwira ko ari ubuyobe. Ni kugira ngo nkwereke agaciro k'uwo muntu n'uburyo ngiye mufata. Nafata iyo mbunda ngashyiraho nuza shene ya mbere nkahera ku mutwe nkawushwanyaguza ukarangira, ngashyiraho shene ya kabiri nkashwanyaguza n'utwari dusigaye, ngashyiraho shene ya gatatu n'utunyamatwari dusigaye natwe tugacika ivu. Nibwo nakumva agahinda afite kaba karangiye. Urusasu rumwe rurica, ariko tekereza noneho kurasa umuntu amasasu 1800 ni make. Jewe igifu cya mbere kijya kumberera nabi ni ukubera ukuntu itorero ryagushaga abantu. Nkabona umuntu ahagaze imbere y'abantu ngo narinde gutanga ubuhamya bw'uko ibyo nari ndimo nari nibeshye ngo kugira ngo bamuhishe ingano. Murabyumva ngo yari yibeshye. Nagera mu rugo bagashyira ibyo ku isahane biryoshye bitetse neza nkananirwa kubirya kubera ayo magambo numvise. Uzi gutukwa ku mugaragaro, utukwa n'ababwiriza mwafatanije umurimo mwigishije kimwe ukabona barimo kugutuka ukibaza ngo nijye cyangwa nundi. Ubuzima bw'umuntu burakomeye. Murabyumva? Yesu yamutanzeho byinshi. Ndebe iyo nagiye kwigisha uburyo nta numva nanegekaye n'ubu ndimo kubabwira cya kintu cyaje kirimo kurya pepe ndimo kubabara kuntu mwara buryo mbabaye none narangiza ibyo wavuze by'ukuruzi neza ufitiye n'ibihamya ukabona umuntu arimo kuvuga ngo ni inyigisho z'ubuyobe nk'icyo kintu utakisha. Mba ntabwo kugeza kuri uyu munsi ntabwo ndamenya uwahinduye Bibiliya, ntabwo ndamumenya. Cyokora cyo nzamubaza Yesu. Kera umuntu yitambikaga imbere y'iby'Imana bakavuga tuzi n'ibinde reka tuze tukwereke inkota igihanga bagaca bagashyirayo bakabwira ngo mubanye urugero ati ngo uyu uzarwanya Imana dore uko bigenze. Wabikuyeho simuzi numbwira ngo ni Yesu turimo kugendana. Uzitwazana rya somo reka ndiguhe ngo mwabwiwe ngo ntukice ngo nunarakarya mugenzi wawe uzaba umaze kwica ngo uramenye gutyo na gutyo nagiye katase ko nagiye isusura aho ifumbire gatuma sinanasabe n'imbabazi none. Mwabwira ngo aho washyize Eliya wishe 840 nike nkinduye kimwe yishe 840 harya Imana yamujyanye mu ijuru atagenda yajyaga. N'amategeko yarafite ngo ntukice bari bafite nuko ubu abana Valens arimo kugenda ukundi nta gisenga nta kigukaza ukamucyamurishi nziza shatu kanabwira tereka none narakubwira ubu tanzazana inkoni nahira ko Valens atajya ku murongo. Ibi bintu by'ubukirisitu bw'inuza bw'amahoro bukize bwo kwinginga umuntu ahenda ugenda ugafata mu kabono k'umuntu wirirwa usunikiririza ibintu biranarambiranye bintera n'ibyaha reka mvuge gutyo birambabaza aho wagira ngo nta muntu uri responsable ku by'Imana hano bijyamo bakabivamo bakabisebya bakagenza ntabwo ari uko bye nkunda abavodois les vaudois de pied bariya musoma mu byanditswe bye bariya boherezaga abana bakajya mu murimo ngo kugira ngo wemererwe kuba pastor agomba kuba akoze imyaka inga 3 wajyaga no gukora umurimo bakagushyiraho ingenzo ngo uzaturebere ko Peter yitwa kagenda bakakubona muri bagaza bakabwira abasaza batumye abana mu murimo hagati yaragiye ariko sabana na ba Eric kandi Eric niwe wicishije abantu ejo bundi ugabote asabanye na Eric basara ibyo bagiye gukorana kandi Eric niwe wicishije abantu b'Imana ati uretse azava mu murimo. Peter yagaruka abasaza bakamwegera bakamubaza se mu misozi yo mu Bufaransa wavuye ujya gukora umurimo mu ntuza mu Butaliyani byagenze bitete byagenze ku murimo bakize bangana iki wabazamuye gute basize ushizeho amatsinda ati barakora mu bigo by'amashuri bagezeho nahanageze bakavuga ati ngino rero tukubwire avuga ati baza Uwiteka baritwaye nabi nimugoroba nta muntu n'umwe umureba abasaza bakegerana
bakakubwira ngo wagezeyo amakuru dufite witwara nabi kandi abayaduhaye nabo twari twaguhaye ngo bagucunge. Mu gitondo kare nibwo mwazinukaga mujya gukora umurimo, haragenda abandi, wowe ntabwo ugenda. Wasenze irya nyuma inkota yo ku mutima no kukwica, bagahita bagushyingura ahantu nta n'umwe ureba. Murabyumva? Noneho mu gitondo babaza ati se Erika rero tujya gukorana umurimo. Erika yazindutse saa 7 jizo agiye cyara, kumbi intumbi ye igaramye inyuma y'inkambi. Abo narabemeye bagiraga imico myiza kandi bakoraga neza, ko bari bazi gucyaha, bari bazi gukura umwanda mu nzira, bigatuma ijambo ry'Imana. Muzagende murebe levodwa di PM abavodwa abangaba bari ntangarugero, na n'uyu munsi Imana iracyabarata ngo bakoze umurimo w'Imana neza. Muranyumva neza? Ariko Mana waduhaye ubushobozi ukaduha n'ububasha bwo gukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye, ariko uzabidutiza rimwe umurimo ugiye kurangira. Ndabibatuye ibizabaho icyo gihe, ndabibatuye ibizabaho icyo gihe. Imana izaca agasuzuguro ku buryo ibyaha bizongera gusubizwa ku mwimerere wa mbere, umuntu akajya avuga ngo ngiye mu by'Imana mbigiyemo. Muranyumva neza? Kandi Imana itubashishe kuzabikora nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Icyo nababwira cyo, reka dukusanye ya nkunga nibishoboka muri iki cyumweru. Ndavugana na Valesi n'abahari azamperekeze, tugende tujye muri gereza tujye kuyitanga. Muri ndibuka ko ndabibutsa ko mwese twabivuganye, bakeneye akunyu, bakeneye kaso ya pieces n'iki kandi n'isabune, kandi twari twabivuganye. Umuntu rero yaba yabyibandikanije yasiga ubushobozi cyangwa se uburyo hano kugira ngo tuzayigufasha nabo bantu muri gereza, kuko ndashaka ko muri iki cyumweru kitarenze tugomba kubakorera semina. None twamara kubakorera semina bakadufasha biya bihumbi bifungiye hariya kugira ngo nabo dufatanye umurimo. Reka no mbashimire ko twabanye, asigaye Uwiteka duhera umugisha mu izina rya Yesu.